ubundi mu by'ukuri nibuka ibintu bikeya ariko ibyo ari byose ni muri jenoside. Nibuka ko abasirikare bo bankuyeho narindi nabonaga hari njyamye imbere y'umuntu umeze bishoboka ko yari yapfuye ariko nabonaga mujyanye imbere ndimo kurira. Bona abasirikare baratambutse baravuga ngo hano nta muntu urimo ndarira. Umwe muri bo ahita asubira inyuma aramfata akira ku rutugu ama n'amazi muri bya bintu by'ababa bahetse ahangaha ndanywa. Iyo shusho ndayibuka najyaga ndarandira. Nari mfite ikintu cy'ikinyota kitashirayo. Sinzi niba naronkaga ariko ntago nyamenye ibyo ari byo. Najyaga ngira ikintu cy'ikinyota nkarara nsaka umukobwa baturaranyaga abana batoya bagiraga abantu babaha bakararana. Nkamusaka amabere ngo nonke. Nkumva nta kintu kirimo. Nkarira. Bivuze ngo warukirakana. Hari nyine aho hantu umuntu yavuga inkuru abantu bagenda bayihuza bakumva. Abazungu rero bajyaga bagira ibintu by'amata basuka mu mabibero bakaducomeka tukaratwonka tumeze nk'abonka. Barayamba ndanywa none ndaceceka. Ndegama ku gikuta cyari gihari. Umukobwa asohotse ati urwo n'uruhinja ntago mama manzi ari burwemere. Numva biranci inyuma kuko nta kintu nari byitayo. Ate nuko mureba gutyo ati ibintu byose arabizi. Nago mu by'ukuri umaze ikintu bako sinyizi. Yego. Turamanuka tugeze mu rugo. Ate n'uyu aturu n'uruhinja. Ati nta kintu narukoze. Ati nyamara bene abane bo beza. Ngiye kugira inama ni umwana mwiza ati nta kibazo cye. Ngiye kuko wibuke ko ari bamwe ngo nahantu heza kandi nziga ibintu byose bavugaga numvaga bica inyuma. Nta kimwe uhaga agaciro. Nubwo namenyaga ibintu bari kuvuga kuko numvaga ari amakuru ntabuza mu mutwe. Yego. Bati se uraca ngaya turabizi ni 6. Atangiye kukugurisha. Kumbaza nk'ibindi ntago mbizi. Ati wapi 6 ni menshi ati ni 4. Ati wapi batangiye kuguciririkanya. Ati ni 6 sinyajya munsi. Timvira mu bana ugende. Namubona ariko nago ikintu ukoze ari cyiza. Wari wihanganye n'ubundi umfata nduruhinja uko abivugaga. Iyo urwana rero ukagumyuka ukandira. Nangerega nago upfubye nabuhisemo. Ntago niyize mbuhitamo rero nuko zikosa. Ubuse wabwirwa n'iki ko nzanakurerera. Mu by'ukuri mbivuga ntago nari nzi ko ibyo bihe bizagera. Nkisanga ndi kumurerera kandi niko bimeze. Icyo gihe narabimubwiye namwe reka nigendere ntago nigeze nkwanga sinakwangiye abana sinakwibye sinakubeshye numva icyo nari nkwiye gukora nagikoze. Ariko cyansabye imbabazi mu gutaha kwe rwose kuko abantu bari bamuriho mu minsi ya nyuma. Ndibuka ko umwe yambwiye ngo mu magambo ya nyuma yavuze ngo Claudine ari heka ni gushaka. Ati se tubwira icyo umushakira tuze kumubwira kuko wabonaga ko ari bo mwuka we wa nyuma. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Uyu munsi ndi kumwe n'uyu mureba ahangaha yitwa Claudine Mahoro cyangwa Claudine Uwamahoro. Araza kutubwira mu by'ukuri amazina ye nyayo naho yaje kuyakura. Claudine ngo ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Uko mbona bitonze cyane se. Oya. Nyamara oya. Amazina ye ni Claudine Uwamahoro cyangwa Mahoro. Yego. Uwamahoro. Ariko nushaka kunyite Mahoro. Mahoro. Claudine Mahoro. Ayo mazina yakuye hehe? Amazina mfite ubu ngubu ntabwo ari yo mazina niswe n'ababyeyi banjye. Yego. Namazina nahawe ndi mu kigo cy'imfubyi cyahoze Gahini. Nayiswe na mugenzi wanjye twabanaga mu kigo. Navuga ko inkomoko yayo ari iyo ngiyo nyine. Mugenzi wawe w'umwana nkawe wakiri umwana muto cyane. Ariko wabonaga kandi utaho. Waramubwiye se ngo nyita niwe wakubwiye ngo reka nkwita amazina? Oya
ntabwo ari njye wabimubwiye. Uroye hari amazina ngira ngo yanjye bwite, ariko sinari nzi kuyavuga neza cyangwa ngo myibuke, kuko ndibuka ko yambajije ngo witwa nde, nkamubwira ngo harimo inyuguti ya da, arakata ubwo ni Claudine, akankwita Claudine, atari Kirindi ujya witwa Uwamahoro. Sinzi, birashoboka ko iriya myaka Uwamahoro ryo zina ryari rigezweho. Icyo gihe waramubwiye ngo harimo inyuguti ya da? Ya da. Nibyo wibukaga? Icyo gihe wari maze igihe kingana iki? Wari ufite imyaka ingahe? Wakekaga ko wari ufite imyaka ingahe? Buriya se ni ingahe? Ntabwo mbyibuka neza, ariko ni hagati y'ine uzamuye. Hagati y'ine kuzamura. Kuki se utibukaga izina ryawe ukibuka ko harimo da? Ntabwo mbyibuka neza, kuko uroye n'amashusho y'ibintu bya nyabyo by'iwacu ntabwo mbyibuka. Ngenda ndibukamo utuntu dukeya. Okay, reka duhite duhera aho ngaho. Ntabwo uzi umuryango wawe? Ntabwo nkuzi. Byagenze gute wisanze inkuru yawe ishushanije gute? Ubundi mu by'ukuri nibuka ibintu bikeya, ariko ibyo ari byo byose ni muri jenoside. Nibuka ko abasirikare bo bankuye aho narindi, nabonaga hari njyamye imbere y'umuntu umeze, birashoboka ko yari yapfuye, ariko nabonaga mujyanye imbere ndimo kurira. Bona abasirikare baratambutse, baravuga ngo hano nta muntu urimo, ndarira. Umwe muri bo ahita asubira inyuma, aramfata anshyira ku rutugu, ama n'amazi muri bya bintu byabo baba bahetse aha ngaha, ndanywa. Iyo shusho ndayibuka, nkongera nkanibuka ko twagiye ahantu hameze nk'ahubakishije amahema ukuntu, ariko ni muri kampu yabo. Nyuma yaho nanone bikongera bigacikiraho, nkongera kwibona ndi kumwe n'abandi bana mu kigo, nuko nyine. Wenda turashaka no kugira ngo tubone umuryango wawe, ngo Claudine ukomoka hehe, n'inkuru yawe yindi tuzaza kuyigiraho. Banza udushushanyirize, mu by'ukuri ntabwo wibuka mbere y'ubwo buzima, mbere yuko abasirikare baza kugutora bakaguha amazi, mbere y'ubwo buzima ntabwo ubyibuka ukuntu mwari mubayeho mbere? Nta kintu na gito? Nta kintu nibuka. Nibuka ibyo, nkibuka ko n'ahantu twari turi hameze nko mu ishyamba. Mwari muri icyo gihe? Yego, ni muri icyo gihe urumva cya jenoside. Ariko ibintu by'imbere ndumva ntabizi. N'ubu iyo ngerageje ngo mbyibuke biba bimeze nka network icika, ntabwo mbizi. Simbizi mu by'ukuri. Ako kantu se kuki gahita kagaruka cyane mu mutwe? Uryamye imbere y'umuntu ntuzi niba yari yapfuye, ibyo ari byose yari yapfuye kuko batoye we wenyine ntibamutora. Ntabwo nzi impamvu bigaruka. Sinyizi, kuko najyaga ngira n'inzozi guhera nko mu kwezi kwa mbere. Byajya kugira mu kwa kane nsa n'umuntu urwaye hahamuka. Nkahora n'inzozi z'abantu birukanka, bahiga, batema, nkahora n'ibyo bintu. Ariko byaje gukira aho nigiye kansaringa. Nababwiye ikibazo ngira, barambwira bati rero ikibazo gihari nyine n'ibihe wabayemo, ariko utibuka. Bamfasha gusubirayo, birashira. Ntabwo nkibigira. Abo basirikare wumva barakukuye ngo bakakujyana hehe? Ibyo byose ni iyo kampu. Iyo kampu yo ndumva nyibuka. Nibuka ko habagamo abantu bajyaga basigara badutekeye, ariko nyuma yaho ntabwo ibintu biracika nyine simbyibuke. Ntabwo byibuka. Nyuma uza kwisanga uri mu kigo uri kumwe n'abandi bana. Kiba ikigo cy'imfubyi. Yego. Twabaye muri Gahini High School, harimo abantu bahize barahabona, twabayemo turahava tujya hari centre de santé ya Gahini, naho harimo ikigo twabagamo, abantu bajya bavuga ko ari kwa Haridi, bahitaga kwa Haridi. Ariko icyo kigo cyari gifitwe n'abazungu b'Abasuwisi, nabo batureraga. Nyuma twaje kwimuka tuva Gahini tujya Karubamba. Yego. Iki gihe ubwo buzima mwari mubayemo bwari bumeze gute Claudine? Naho nibukamo ibintu, ngenda nibukamo bikeya. Nibuka ko ntabwo nzi, ariko ibyo byose nawe wigeranyije ukumva uburyo umuntu abaramo inkuru uhita wumva icyo gihe byari biri kuba. Ushobora kuba abantu barahungukaga. Higeze haza umudamu, araza nyine ngaje kurebamo abana be, adusanga twicaye ku kabaraza njye na mugenzi wanjye. Yinjiramo aragenda arareba, ibyo byose yarababuze. Asohotse aratubona, yari yikoreye amaboko ari kurira, ibyo byo ndabyibuka. Ahita avuga ngo muri abana banjye. Yego. Kandi njyewe ndabyibuka neza ko uko abantu aho bankuye ndahibuka. Uwo mwana yavuze yuko dushobora kuba tuvukana tukaba turi abana be, yaje murora, bamuzanye nyuma murora.
ndavuga ni wowe ntabwo turi abana bawe. Arongera yikorera amaboko agenda arira. Ibyo ndabyibuka, hagendaga haza n'abandi benshi batoramo abana babo. Ibyo ndabyibuka nyine byari ubuzima busanzwe n'ibindi. Ubuzima bw'umwana muto cyane wabuze ababyeyi, wisanze aho ngaho, amarangamutima wari umeze gute? Wumvaga muri ufite ibitekerezo bimeze gute? Ubundi reka nkubwire, nabongiye kubeshya muri iriya myaka nta kintu najyaga numva ko baratugabiraga mu gitondo. Gusa hari ibihe ntajya nibagirwa. Kiriya gihe ubanza ari igihe gitoya tugeze mu kigo, najyaga ndara ndira. Nari mfite ikintu cy'ikinyota kitashirayo. Sinzi niba naronkaga ariko ntabwo njye menya ibyo ari byo. Najyaga ngira ikintu cy'ikinyota, nkarara nsaka umukobwa baturaranyaga abana batoya, bagiraga abantu babaha bakararana. Nkamusaka amabere ngo nonke. Nkumva nta kintu kirimo. Nkarira. Bivuze ngo wari ukiri akana. Hari nyine aho hantu umuntu yavuga inkuru abantu bagenda bayihuza bakumva. Abazungu rero bajyaga bagira ibintu by'amata basuka mu mabibero bakaducomeka tukaratwonka tumeze nk'abonka. Barayamba ndanywa none ndaceceka. Urumva hari utuntu duke ngena nibukamo. Ubuzima bwari buri aho nyine. Tukarya saa sita, twajyaga tugira n'imikino dukina, ibintu by'uduti tukirukanka, habaga imikino myinshi. Ubuzima abantu barabumenyereye. Ntabwo rero nk'imfubyi nakubwira ngo amarangamutima yanjye yarameze gutyo. Ntabwo mbizi kiriya gihe nta buribwe bundi. Bivuze ngo wari ukiri umwana muto cyane ku buryo bikekwa ko cyangwa bishoboka ko wari ucyonka. Naronkaga yego kuko mfitemo utuntu dukeya nibuka, nshobora kuba ndi muri wa mwana wari urengeje imyaka 2 n'igice mwaho ngaho. Yego. Ku buryo ayo mashusho urumva ntawe yambwiye, ngewe ndayibuka ko nayabonye. Ubuzima bwaje gukomeza kugeza umenya ubwenge, uza kwisanga uriho ubwenge, utangiye kumenya uri hehe, bitangira hehe? Urumva n'ubundi ubwenge nabumenye ndaho ngaho mu kigo Gahini, kuko igihe cyarageze dutangira n'amashuri abanza. Abantu bazi Gahini harabubatse urusengero rwa na Porosoniki n'Abangirikani. Abangirikani. Hepfo yaho hari primaire yahahoze burya. Umuntu uhageze ubu ntago amenya ko yari ihari. Ariko hari primaire yahahoze niho natangiriye. Ngira ngo twahave ngeze mu wa 2. Tugeze mu wa 2 ubwo twimukiraga i Karubamba. Nabwo tugeze i Karubamba ndakomeza, hari ikigo bita ku Muzizi, ngira ngo nabo barahazi, narahize. No ku buzima burakomeza uroye nta bintu bidasanzwe byari ko nari umwana, nta kintu nari kumva. Igihe cyaje kugira umuza kuva mu kigo cy'imfubyi kandi nka Claudine Uwamahoro, waje kuhava gute? Ubuzima bwaje gukomereza he? Bigeze nka 98 ngira ngo 98 numvishije bavuze ngo hari abantu ngo bateguye ngo bazaza kutureba, ngo ni imiryango bagiye kuduha, ngo bazamara igihe badusura, ngo natwe tuzajyayo ngo tubasure tubimenyereze nyine twumve ko ari ababyeyi. Abo bantu baraje koko, bari baturutse Ntasho, ariko ngiye nkagira umuntu wakoraga ku cyahoze ari komine Rukara, wari waranyikundiye w'umukobwa. Buri gihe iyo najya ku ishuri nacaga inyuma nkaca ku idirishya rye nkamusuhuza, akambwira ngo ejo uzagaruke, nasanga icyayi atarakimara tugasangira, turakundana, arankunda, arambwira ati nzakwitwarira. Yego. Noneho abo bantu baje numva njye ndavuga nifite umuntu uzantwara. Umukobwa yitwaga Angelique. Noneho nkajya ngenda ndavuga nige umubyeyi naramubonye, nzagera na Angelique. Ariko bwa mbere abo bantu badusura baje mu modoka, mbibonye ukuntu abana babaherekeje bakabashyira mu modoka, imodoka ikabageza hepfo y'umuhanda ikongera ikabagarura. Ndavuga ni none ngombe nanjye nibagaruka nzongera ndebo tuzajyana. Urumva Angelique hano yari atuye, twahagendaga n'ibirenge, ndishakira umunyenga nzajyana nabo. Bagarutse Angelique rwose aranyigiye ndamwanga. Bareba umubyeyi wari usigaye ari umwe, baramubwira ngo noneho dore abana basigaye batagize umuntu n'umwe bazi ni bariya, wahitamo? Araza arandebaho nicaye, arambwira ati ngwino we tujyane.
ndamubaza wavuye muri bari abantu baje n'imodoka ati yego ntacyo noneho njye rwose nyifatira afata n'umuhungu abadufashe turi babiri umuhungu n'umukobwa nuko nguko rero igihe cyarageze baragenda barongera baragaruka natwe turongera tujyayo tujya ntasho turabareba kuko baravuga ngo umwana natabashima yabasuye bazamushakira abandi ariko uko twe twagendaga urabona kuviruka ara ujya ntasho harimo akagendo numvishe nishimye twigeze no kuyoba tuyobera muri pariki ndavuga ni rwose ubuzima n'ubu ndavuga nti nzajyana nabo birangira nyine aribo babyeyi duhisemo tujya ntasho nuko twavuye mu kigo cy'imfubyi urumva yari imiryango 11 yatwaye abana 18 bose twaturutse mu Irukara nuko twavuye mu kigo twisanga mu miryango uwo muryango wari wagiye kubamo bagufashe gute wowe wabafashe gute ni icyo utajya wibagirwa mu muryango wa mbere agiyemo ngewe uroye ibyo umuntu yaba yarahuriyemo nabyo byose mu muryango wamufashe kuko sinavuga ngo ni byiza ariko nanone ni byiza kuko byankomeje byatumye menya uko umuntu hanze abaho turi mu kigo hari ibintu tutari tuzi mu buryo bwose byaba ibiribwa hari ibyo twageze mu cyaro tubaranurwa mbere tubibonye twishimira no kubirya cyane cyane nk'ibigori ibijumba ibyo ntabwo twabiryaga mu kigo tuhageze rero tubonye babirya turishima nko kuvoma ntitwajya tuvoma tubona batangiye kujya batwikoreza amajerekani ndavuga ni buriya ego bigiye kudutonda ariko biri bunatwigisha nuko byagenze njya mu muryango na musaza wanjye ngo nyine kubera amateka y'ibyabaye byatumye tuba abavandimwe gutyo dutangira kwiga ubuzima busanzwe twiga gutashya kujya tujya kwahirira ibintu byose rero ntago nakubwira ngo twafashwe dutya kuko ibyo umuntu anyuzemo ni byinshi ariko byibura uko bisa kose byaradukomeje biranatwigisha ahantu hamaze igihe kingana iki uroye imiryango yatwaye abana ntabwo yabatindanye urumva mu 2000 nibwo twatanzwe ku mugaragaro ariko nagiye kubona mbona ahubwo nta n'amezi atambutse mbona abana batangiye kugenda bava mu miryango muzehe wanjye niwe watindanye abana niwe wadutindanye kandi atumaranye imyaka 3 abandi bagiye bigeza 2-3 umusaza wanjye aragenda twabanaga aramwirukana aragenda nanjye 2-4 nuko turatandukana nuko nyine twamaranye imyaka itarenze 4 rwose kugira ngo have utandukane n'uwo muntu wari wagufashe byagenze gute burese afite impamvu yatumye ahava ku giti cyawe kugira ngo uve mu muryango byagenze gute wahise ujya he yewe iyo ni inkuru nanjye nicaye nkayubuka ndavuga ngo kiriya gihe Imana yampagazeho hari ahantu twari dutuye urumva twavuye Karubamba dutanga mu miryango ntasho ariko igihe cyageze kugera imiryango irimuka tuva ntasho tujye mu Gisaka ubu ngubu bamwe byabaye akarere ka Kirehe ngira ngo ariko ubundi byahoze muri komine Nyarubuye tujyayo ahantu mu cyaro kibi gusa kibi noneho umusaza hageze atangira ibintu byo kujya ahingisha kuko twasanze igishanga cyaho kidahingwa atangira kujya ahingisha umuceri nyine rero n'abandi bagomba kurinda ni twebwe icyo gihe nari ngeze mu wa 4 primaire ngira ngo noneho tukajya kwiga igihe cyazagera cy'uko umuceri ukeneye kurindwa tukava mu ishuri uwo munsi rero ni ngewe wari warinze nari mfite bloke 2 ngomba kurinda ntibatugemurira ku manywa ubundi ntibatugemuriraga ariko noneho uwo munsi inzara yarandiye numva birarenze ndasinzira ngiye kumva numva umuntu ndiho n'inkoni aratsibagura ndebye muradi papa musaba imbabazi nyine nasinzire ntabwo ne kumubwira ngo impamvu nasinzire n'inzara ubwo yaraje gucekinga ava aho ngaho aramanuka ajya ku zindi bloke noneho
bigeze aho yahise anigendera, ntabwo yatinze, abagiye ku zindi block aragenda, njye nsigara mpanganye n'ibyo aho ngaho n'ibyo nakoraga. Noneho tukaba twari dufite umuceri uhumbitse, urabona hari ukuntu umuceri iyo weze hari uwundi baba barahumbitse kugira ngo batere. Uwo rero nagomba kujya mwuhira buri mugoroba, ako byageze ari mugoroba numva rwose n'amaso utareba kubera inzara. Ndavuga ni ntabwo ndi buwuhire, mbizi mu mutima sindi buwuhire, nzawuhiresha. Ndataha w'abandi, ngeze mu rugo nsanga n'amazi ahari, mfata ijerekani nsubira kuvoma. Twavomaga ku kintu cy'umutembo hari amazi amanuka, ndavoma ndazamuka, ngeze mu rugo nsanga nyine ubwo bakuru banjye nabo baje, arafite abakobwa bambanze imbere nka babiri. Ndavuga nubwo mbe kuvoma ibyo byose bo barateka, n'undi nanjye urumva nayo nyiri umwana barateka. Ibiryo bihiye twariraga ku mapurato, ngira ngo nari nkozemo kabiri. Ngiye kumva numva mama aravuze ngo maho, ngo umuceri wawe uhiye. Gera ntabwo nzi kubeshya rwose, nkubeshye ubwo umenye ko habaye muri ikibazo. Ndamwari ntabwo nawuhiye, ahita aceceka. Papa ahita avuga ngo rero ngo tutiriwe tuvuga byinshi, fata ijerekani ujye kuwuhira. Byari bigeze nko mu masaa mbere, ndayifata nyine ndavuga ni nakundi, nanze kuwuhira ari inzara, n'ubundi nsubiyeyo. Saa mbiri z'ijoro? Nijoro mu gishanga. Fata ijerekani ndamanuka, ngeze nko mu cya kabiri nkubitana n'abantu. Umugore yari kumwe n'umuhungu we, ako ngiye namurebaga mu myaka yanjye nkabona ameze nk'umugabo. Mbatambutseho baravuga ngo ese wa mwana wo kwa Sipiriyane? Ati mbonye ari we. Ati subu izi saha agiye hehe? Baramugabuye. Nuko bavuze ati baramugabuye. Ndabumva ariko ndavuga nta kundi. Papa se kambwiye ngo njye kuhira, numvaga ntafite n'umunabi ko nari mbibwiwe nagomba kujya kubikora. Ndamanuka ariko ngiye kumva numva wa mugore bimwanze mu ndarambwira, arampamagara, temwa tehagara tukubwire. Ndahagarara, batugiye hehe? Papa arambwiye ngo njye kuhira umuceri. Iri joro amakosa nayanjye, naje nawuhiye. Ngoya kata tuzamuke. Ubwo nabwira guki papa ko nawuhiye? Ndababwira ntabwo byakunda. Babonye nagumye kuritsira batereka tumuherekeze. Ni nabo bawuhiye, njye ntabwo nawuhiye. Noneho ndababwira nti rero ntijerekani tuyizamuremo amazi. Atari ko mana yanjye, atarya si muri babana Sipiriyane rera nti. Ati ubundi ikigo mwavuyemo ni ikihe mwazisubiriyeyo? Ntekereje ahantu turi, ndavuga ntabwo byakunda. Wagera se aho twaturutse gute? Ati rero muzajye kuri Croix Rouge y'Inyakarambi mubabwire ibibazo byanyu. N'ubundi ntabwo washoboye kubarera rwose. Numva nabyo ni ibintu kuva na kera, kandi ibintu by'imanza simbikunda. Ndavuga ni wapi, ntabwo byakunda. Turazamuka, tugeze mu rugo dusanga bubugariye, bashyizeho imyugariro. Uwo muhungu ahita avuga ngo urabibona ngo nta nubwo bagukunda, ngo banugariye. Nanjye mpita numva umutima wanjye rwose mbaye nabi, ndavuga nta nubwo bankunda koko. Tereka ijerekani ngo uze twigendere. Ndayihatereka, turazamukana, turagenda, barangaburira, ndaryama. Ariko mbere yo kuryama barambaza ngo nahandi hantu wumva wajya? Ndahabwira ni kwa shangazi harahari, kwa mushiki nyine wo mugabo. Satuye hehe? Natuye hari hakurya Nyamateke. Noneho uryama mu gitondo zinduke ujyayo. None iso naba gushaka azaza kugukurayo, n'ubundi ntabwo wagiye kure. Nuko ndaryama, baranzindura mu gitondo. Ndabyuka, nciye ku irembo iwacu nsanga ijerekani iracyahateretse. Ndavuga nta bantu b'iwacu ntabwo bajya bahinduka. Ndavuga reka nigendere tu, ngiye kwa shangazi nta kundi. Ngenda, nageze kwa shangazi birimo rwose bukeye neza. Shangazi akinguye abarambonye ati ngaho, ati maho, ntabwo ari amahoro kuva uri hano izi saha, ntabwo ari amahoro. Ati ubwo Sipiriyane arakwirukanye? N'ubundi nari nabibonye, narabimubwiye ko atazabashobora, ni nta kundi.
tuhita twegura amasuka n'ubundi bari bagiye guhinga nanjye nakurikira sinenzi guhinga ariko ntabwo nari no gusigara nuko navuye mu muryango narerwagamo naho ubuzima butangiye aho ngaho ariko shangaza akabibona yuko ntago guhinga mbishoboye nawe yari umugore w'umupfakazi ufite abana 6 bambaye wa 7 aca inshuro atagira isambu ariko shangaza ampagararaho rwose magaze icyo gihe ubuzima bwari bukomeye ariko mbu umwana kuriho kuza kugeza bigenze gute kwa shangazi waragumye n'uyu munsi ntukiri kwa shangazi narahagumye hageze aho arandeba ariko naje kubona umuntu ampa ibiceri 30 ndi kwa shangazi sinibuka ngo nini icyo nzi nuko ibyo biceri bitavuye mu rugo ariko hari umuntu wabimaye none icyo gihe avoka 10 zarangura 5 ndanguriza 20 njya gutara ndacuruza avoka zirashya zirunguka nungukaho 70 saba 100 nsubira kurangura ndangura n'ibitoki bya Kabaragara ndacuruza ndaza ndatara birashya ndagenda ndunguka naje ndunguka rwose naye mfite ibironda ndunguka ntangira gucuruza avoka nkacuruza imineke nkacuruza n'umunyu shangaza arandeba ati arambwira ati nuramuka ukuze utarize abana b'imfubyi ko mukura mugenda mugira imitekerereze yanyu ushobora kuzavuga uti abankwe mu kigo abo nahungiyeho dore uko byagenze ati ngiye kwandikira iso azaza gucyure papuro ararwandika uzaza ukiri umukobwa wawe uzaza ukiri umukobwa wawe agiye kwiga ducunga umuntu wari uciye ku irembo turarumuha urwandiko rwageze kuri papa papa ararusubiza ngo nawe uzamurere uri umubyeyi shangaza aravuga ati oya ntabwo ushobora kugendera kuri icyo simfite ubushobozi buzatuma wiga hakaba ntashaho twari dutuye naho haratwimutse hari undi mukobwa nawe abereye Nyirasenge arambwira ati rero ngiye kukwandikira urwandiko uzagenda ujyeyo kuko bo bari abantu bafite n'amafaranga icyo gihe ati ntuzarufungure uzagenda urumuhe narusoma akabona yuko ibyo mwandikiye abishoboye azakugumana n'abatabishoboye nzabona ugarutse aranzindura twagera ubundi abantu bazi hari ahantu ni kuregera de iyo ugenda moto ni kugenda gusa ubure 6,000 wishyura ariko shangaza nzinduye mu masaa 11 ndamanuka ndagenda njyayo yezo saa 12 ngira ngo z'umugoroba papuro ndakamuhereza aragasoma aravuga ngo nta kibazo ubwo kwa shangazi nuko nahavuye batsubiye ntashaho n'ubundi urumva niho twashyikiye tukiva iyo ngiyo za Rukara nari impazi n'ikigo nagiye kwigaho nari nkizi subira mu ishuri ndiga ngeze muri second term mvamo umugore aravuga ngo aratwite va mu ishuri gumaho arabyara umwana ndamurera umwaka wundi utangiye nsubiramo nabwo ngeze muri second term ngo nimvemo nabwo ngo yari yatwise nuko aho rero yari afite umugabo ufite imyitwarire itari myiza yaranywaga yasinda akaza akarwana aza rero yasinze twese twahukamo nijoro arakubita twese uko twasohotse tuva mu rugo twari ahantu hatandukanye njye urugo narayemo rero masanga umudamu aravuga ati hari ahantu nzakwijyanira ni heza tuhindura ubuzima uzagerayo wige ati nta kibazo gihari ndamwe nisa ahubwo wanjyanye kuko urumva ntasho badutanze ku mugaragaro abantu bose batureba nubwo nari magarutse bari banzi nuko arambwira ati rero urirare kwibaba mu gitondo uzi no kujya kuzana ibintu byawe ubwire mukuru wawe ko usubiye hehe kwa shangazi ariko nyine gahunda urayizi uze kuza tugende nuko byagenze mudamu turaza ngiye kumva numva ngo turi ku murindi
ngo wa Kanombe. Abivuze nta kintu byambwiye kuko ntabwo ari uzutu. Ntabwo nenze ko ari i Kigali. Yego. Nako Kigali nanayimenye haciyeho nk'umwaka kandi nyirimo. Nibwo numvishe ko bavuga ko ari Kigali. Icyo gihe twaraye i Kanombe. Namwe nti uri umudamu mutirabura. Ati sumbwiwe niki? Ntariga ndakuzi niba dutanga umugabo wa Nier Concesse atego. Umwana unzi mu mundekere. Umugore nawe ko yarazidira ariho yanga kundeka. Aramwinginga biranga. Niba udashaka ko musigara na mukomeze ugufita umujyanye. Garakeye turagenda twabanje kujya gusenga kuko ari ku cyumweru. Bigeze ni mugoroba nka saa 9 turagenda mbona ngo tugeze ngo Giremera ahantu ku rusengero rwa DPR. Ngo umuntu dushaka rero ngo muri umuntu barimo hano ngaririmba muri korari ngo baje kurepeta. Ndegama ku gikuta cyari gihari. Umukobwa asohotse ati urwo n'uruhinja ntago mama nzari burwemere. Numva biranci inyuma kuko nta kintu nari byitayo. Ati nuko mureba gutyo ati ibintu byose arabizi. Nago mu byukuri umaze ikintu bako sinyizi. Yego. Turamanuka tugeze mu rugo. Ati n'uyu aturu n'uruhinja. Ati nta kintu narukoze. Ati nyamara bene abane bo beza. Ati ngiye kugira inama ni umwana mwiza ati nta kibazo cye. Ngiye kuko wibuke ko ari bamwe ngo na ahantu heza kandi nziga ibintu byose bavugaga numvaga bica inyuma. Nta kimwe uhaga agaciro. Nubwo namenyaga ibintu bari kuvuga kuko numvaga ari amakuru ntahuza mu mutwe. Yego. Bati se uraca ngaya. Turabizi ni 6. Atangiye kukugurisha. Kumbaza nk'ibindi ntago mbizi. Ati wapi 6 ni menshi ati ni 4. Ati wapi batangiye kuguciririkanya. Ati ni 6 sinyajya munsi. Nuko birangira bemeranyije 6 bamuhereza 4,000 musigaramo 2. Wibuka ko n'igihumbi cyanjye nakimuhaye. Nicyo gihe merukanira n'uwo mugore nuko nasigaye mu urwo rugo. Bakugurishije rero. Bakugurishije gukora iki? Nta ibindi ntabyo nzi. Ubwo umugore yamaze kugenda baratangiye. Uzi gucana imbabura? Oya, imbabura bayimbaje nyuma. Uzi koza ikirahure? Nkomese mu mutwe. Ikirahure numva iwacu ntacyo nahabonye, numva mu kigo ntacyo nabonye. Ariko ubwonko burambwira ati buriya ikirahure ni kirakinzu. Ndakireba ukuntu umuntu yava hari akagera aha. Ni oya. Ariko nyumye kugira amatsiko. Ni kirahure se ni iki? Tikigaragara nandi icyuze ntacyo nzi. Ayinje mu nzara arakazanye kakandi gafite ukuntu gateye gutyo. Nkabonye ntikumbe naka. Newe nicyo ntacyo nzi. Uzi guteka inyama se? Nkubise mu mutwe inyama. Numva ko bakuru banje bajyaga baziteka bagashyiramo inyanya bagatogosa. Yewe nimba ari gutogosa byo ndabizi. Batese uzi gucana imbabura? Imbabura nkubita mu mutwe hatatawe numva imbabura ntayo nzi. Mu kigo nayo nabonye bacanaga inkwi najyaga ninyuza ku gikoni nkabibona iwacu ni inkwi twacanaga. Yewe nayo nzi. None se uzi gukoropa? Iwacu nta sima nahabonye yabaga mu kigo. Kandi sinigeze nkoropa. Ndavuga rero aba bantu nibagumya kujya bambaza ibi bintu bakumva ndababwira ko byose ntabyo nzi. Ndi bubarakaze nge nicyo niyumvishije. Utajya kubyemera. Oya. Nabwiye ntabyo nzi ariko mubinyigishe nabimenye. Nguvuze neza. Ubwo babikugishije wabimenya ntacyo. Kajya banzindura saa 9 z'ijoro. Byuka ngurugira gutya ariko hari ahantu nabanye n'Imana rwose. Banyohereje gucana imbabura sinzi ukuntu byagenze numvaga ari nk'ikintu kiri kunyobora kikambwira ati genda ufata kiriya ucane. Nkaho imbabura iratsagera iratse. Ubuzima nabonye hari ahantu nagwe.
urakomeye cyane pe. gukoropa Yeah. narabimenye ariko narakoropaga bwa mbere bajya batambuka bakora baryo bakumva imicanga ati zuba wakoropye atumva n'uburyo itoroshi bivuga nta mazi arimo ari ahantu nahabonye ibintu byinshi tukageza hafi noneho nkabona ikikubwira ko ntari nzi n'ibyari byo nkabona i Kigali nta muntu ujya uzimya amatara ahora yaka inaha ntibaryama ari ahantu ubuzima bwaragiye burankomerera ndwara umugongo ndwara umutwe bakajya bambwira ngo tukore ukuntu bigenda gahambira igitambaro mu mugongo no mu mutwe unamukore kera kabaye manza nk'umwaka warushize nza kubona niba manza ari nk'ibitangaza mbona umukobwa wa mugore twahingukiyeho i Kanombe aje muri urwo rugo ute byagenze ute kandi yarimbanaga na wa mukobwa twagiye kureba ku rusengero umva muri umuna w'uwo muntu naberaga mu rugo mubonye ntuyu ni wewe ntuyu nguyu ntago nsiga hano ati se ubu ndagutwara mvuga ngo iki uyu mugore rwose sinazamukira singutwara ndamwe ntago nsiga hano aranyinginga ati nzagutwara ngarutse ni wapi hano ngiye kwapfira sebwo ninkujyana mu rugo biraza kugenda bite ariko ncagaguye byaje kugeraho nyine ndahava kubwo mukobwa yarantwaye ndahava agenda ngi wabo ujya kuba mudamu wahingukiyeho yego kwakira ate rero ntabwo yishimye kubera ko mbere bari bamunyimye ariko ko nyine urumva hari abantu rego bafite umutima narahabaye nk'amezi nk'atatu ariko umuhungu we aza kuza nijoro aravuga ngo numva arimo kubwira nyina ngo nashaka yuko abantu bose ufite muri urugo buri muntu wese umwohereza iwabo akagenda ngo nago igihumbi nkorera ubwo ari umumotari nago igihumbi nkorera nakigura akawunga ngo na Claudine akiryeho ndabyumva nari ryamye ndavuga ni karabaye none bose ndagiye noneho nyina aramubwira ati se Claudine ubwo we turamwohereza he mumwohereza gikibungo ngo hari icyo utari kumva se mitarumva rore inzira zawe nk'igihumbi ikibungo se kwande ntekereza ibintu byinshi ndarindira nabanireka bukeye numva arabimbwiye tubijyaho inama nk'umubyeyi ahambwa ati rero nanjye ubu natekereje ahantu nakohereza ahantu nshoboye atari ku bundi hano wabaga ntabwo baguhembye ntise bampembe iki ati amafaranga bigenda biteze ati ku kwezi bakagombye kuba barabaza bakaguhemba ahangahe se bigenda ute ati byibura nta mafaranga mwavuganye se ntashwida nta kintu mbiziho ati se wa mugore wakutwaye nta kintu biza bamuha ndamubwira ukuntu byagenze yarakuriye ugomba usubira byo kubishyuza amafaranga yawe si icyo twemeranyije mvi Kanombe diridiri n'ibirenge ngiremera kujya kuzana amafaranga ntazi n'undi buyishyuza nibuka naho naje nturutse ngeze ku cya Mitsingi nibuka ko wa mukobwa nyine wankuye aho ngaho afite amakuru we uhatuye naboneka nceyo ngenda nge isimbura naho nasanga batetse agacyayi nk'inywera ngezeyo nsanga umukozi nyine arahari andebye ukuntu ndi gusagera de avuga ati uvuye he amusobanurije kureba Ngabire rero ntaho hari yagiye kwiga ariko ticari mu nzu wenda agiye kuza nicara mu nzu mu minota rwose nk'ubuhumbye haba haje umusaza aranzu ati ati bite ni byiza kera rero ntabwo najyaga mvuga sinajyaga nanaseka reka nahoraga meze gutya nyine nakambije agahanga yambaje ati bite ni byiza mvuga nyine nkani arandeba araceceka kandi nanjye ndaceceka ati se kutavuga nise mvuga iki ntajya mvuga iki
Nambwira ajya kuvuga iki? Yego. Ariko mubaza. Yeah. Ngo ararakaye ariko ndamwihorera. Ubwo gahunda ngiye irakomeje ko ngiye kwishyuza. Mu mutima harimo yuko wenda uriya mukozi ari bungirire imbabazi akampiki agacyaye. Kuko nari ndushya kuva i Kanombe n'ubu iyo marebye sinabasha kuhagenda. Arandeba. None se iwanyu ni? Iwanyu ni ibi kibazo. Ni Gahini se? Ni Kibungo? Ni Ntasho? Ni Remera aho bantanze? Iwacu ni? Nareba ni naho ngira. Tinaho ugira? Witwa ndese? Nitwa Claudine. Irindi Uwamahoro. Ukaba utazi wanyu? Ufite imyaka ingahe? Imyaka rero turacirikanya. Ndabireba ni mfite 15. Yego. None se uri umusazi? Yego. Ntuye. Ntabwo ko tutazi wanyu. Yego. Ndamubwira nti rero ntashaka kubimenya. Ati tinashaka kubimenya ukuntu utari umusazi. Ukabuza amazina yawe ariko ukaba utazi wanyu. Namane rero buriya twebwe twahoze mu kigo cy'imfubyi. Bigenda bite? Munyuriramo nkajya munyuriramo ariko nceceka. Ati vuga inkuru yawe irangiza. Ntago nayirangiza. Nuko byagenze twisanze mu kigo pururu. Atoke. Claudine. None se wakwijyanira? Yego. Yese ambwira wakwijyanira. Yego. Nunyijyanira nta kibazo. Ati nta muntu uzakumva nta numwe. Nta muntu uzigera kumbaza. Yego. Sha muzehe. Yeah. Shagera yambereye umuntu. Arantwara ariko ubwo yarandebye arareba ibirenge kuntu byasaga. Mbese uriya munsi nawe ujya umbera wo kwibuka nkumva n'umunsi ukomeye. Arambwa ati genda uzana imyenda yawe. Ati se wayisize? Ndamubwiye nayisize ahantu nyine ndamurangira mu giceri cy'ijana. Arambwa ati tega ugenda ujyeyo. Yego. Ariko se nugenda uteze kugaruka gute? Ama 200. Ndagenda ndanagaruka nsanga yaragiye no kurambirwa yasohotse. Ati nari nkutaye. Yewe ni naje. Kandi ubwo nta umva na silipa yari inkweto ikomeye nayo nagiraga. Nyine tuhita tugeze mu rugo iwe. I Kanombe yaramuze ikibuga cy'indege. Umugore akimbona turi uruhinja urujyanye he? Ntago nawe mfite iminja nguza n'urundi. Atariko uyu mwana nta kibazo cye. Simushaka musubizeyo. Yarahagaze ahantu nyine nka hariya murebera umuryango wabo winjira mu nzu wari uri hejuru nka gutya. None njye ndebera nkari hasi. Ndamubona avuga ati shwe subizayo. Simukeneye. Ndamureba je buri ikintu cyamfashije ibintu ntago najyaga ibyo yavugaga numvaga bica hano. Yari afite igikombe cy'igikoma ari kunywa mitamwe sawa ubwo wanyihera igikoma nkinywera. Arandeba ngwe uhita umubwira direct ngo wanyihere nta kintu nariye. Yeah. Ahita kimpa. Yeah. Rwari urukombe dore rungana gutya ndakinywa. Ndangije ubwo yari yagiye kunywa ariko yaranamesaga. Nkabona nibyo akora ntabishoboye namwe niza nanga nkwereke. Ndamufurira. Yinjiye mu nzu yitotomba avuga ko uruhinja atarushaka. Agarutse asanga narangije kumesa n'amabase nayakubye neza nyanika ku kazuba. Bamaze guca ubwenge. Nari nzi gukora kandi ndumukozi. Yego. Arandeba ati none se bira no bikoze ni nabindi ahubwo. Ati wapi? Papa Nina agusubizeyo. Singushaka. Bwavuze mu burongero urakomeje. Wari wiguze ntacyo utari wakoze. Oya, uretse nibyo. Ngiye sinajyaga numva ko ubuzima bukomeye hano hanze. Nubwo ibyo bari barimo numvaga byanga bikunda biri bugera akanyumva. Tagusubiza se. Naho ubwo turateka iki? Atuvuza ngo iki? Yari umugore muremure urashya. Atuvuza ngo iki? Claudine. Turateka iki? Ngora hari intoryi na karoti ngibindu byishakire.
munsi nyine ndateka nteka umuceri nteka n'imboga z'ibishyimbo abiriye ati none se nawe wabitetse ni njyewe kuko haranabanje nayo narabimenye byose mbizi na neza kandi nyine baragumya baraharira mbumva wumva igihe baharira yuko atanshaka umugabo ageze haramubwiza ukuri aramubwira ati rero iyi nkuru y'uriya mwana yamfashe ku mutima ni imfubyi noneho yitazi n'imbere n'inyuma ndamutse mwikuyeho ntabwo naba ndi pasiteri icyo gihe yari pasiteri kwa Gitwaza mwikuyeho ntabwo naba nijoro rwose se wapi tubwo nyine nta kundi ku ruhande rw'umusaza nkahaba nk'umwana ku ruhande rw'umugore byari bimeze bityo ariko njye ntacyo byari bimbwiye ndahaba kwiga byo nari narabyibagiwe urumva niba narinjiye i Kigali muri 2005 icyo gihe byari bigeze muri 2000 kangahe 2007 kwiga ntabwo nta n'umuntu yankibibaza so mbaho ngaho nyine nkomeza ubuzima nk'abandi nyine umwaka ugashira undi ukaza 2008 nibwo umusaza yambajije ngo wiga wajyaga uba wakangaye mubita mu mutwe numva niga ninjya kumwe ngo nabaga mu baveni ari bumbwira ati sha tu niga najyaga mbu wa 7 ata tinyize ngo wabaga uwa mbere ntihako ngiye buriya ngiye kankubwire ngiye n'uwa mbere namuha ati n'uwa mbere namuha atumva maho ugiye gutuma kushyira mu ishuri nutamuba ni ngiye nshyiramo twiganira gutyo abanshyize mu ishuri yari afite ikigo barimo gutangiza ahantu cyitwa Kacapu bafataga abana nyine bacikije amashuri bagafatanya uwa mbere n'uwa kabiri uwa gatatu n'uwa kane uwa gatanu n'uwa gatandatu njye nafatanyije uwa gatanu n'uwa gatandatu njyamo ndiga ariko bigoye kuko ntago mwene wacu we ntiyabishakaga yandekuriraga igihe ashakiye ariko igihe cyo gukora ikizamini cya leta kiragera ndagikora ndagitsinda muzahaza yikoreye ibipapuro ati Claudine atsinze ati ntibishoboka atsinda ate umugore azi ibyo yakoze azitagwaga umwanya ntabwo bishoboka ko Claudine atsinda bimwereka ibipapuro ati do singa yazanye okay azajya kwiga ati nibyo koko yatsinze ariko se ntuzamurihirira saza ambwa tubwo Imana izironyera igitambo nge numvaga nicyo binambwiye sinumvaga ko umuntu kubaho umuntu utarize bikomeye nyine Imana yarebye ko ntabyo nirukira ica inzira zayo bibaho ndicara mperekeza abandi kuko nawe yarafite umwana twakoranye ikizami ajya kwiga kuri Apredi Ndera ndamuherekeza nsigara mu rugo umva ntacyo binambwiye gusa nababayemo gakeya kuko ntagiye kwiga kera kabaye numva muze yaraje ati Imana yatwibutse yaduhaye ishuri ntisiriye ati muze ati Kagame yazanye ishuri ntirihe se ati nayindi ndi nkajyayo rwose urita yari cyane yego kuko kumbwira ngo nayindi iraciriritse cyangwa imeze itya ibyo ntabwo nabyumvaga kuko ntabwo kiruta Kacapu ni Kagame uwazaga yasinze uwazaga yagize ibiki hari nubwo yafataga ikaramu akakwandika agashyiraho ibisaraba byinshi kandi mwarimu ari kwigisha ibisaraba akabyuzuza mu mugongo utavuga ndavuga nti uko bisa kose iryo shuri ryije kandi nizangwa n'umukuru w'igihugu nk'uko yabivugaga icyo gihe rifite ukuntu ryiyubashye nabwo biranga nkajya njya kwiga gakeya ariko ndatangira nyine bigeze mu wa 2 segonderi umusaza arabireba aravuga ati ntabwo wakwiga uba hano ngo bizakunde reka ngushakire ishuri njya kwiga mu Bugesera mara y'umwaka ariko ubuzima bwaho burananira ndongera ndagaruka amereza ka Kanombe ndiga nuko ubuzima bwagenze ndi muri urwo rugo ariko twaje gutandukana 2012 ngeze mu wa 4 segonderi urumva nari ngiye yaragusunitse yaransunitse iminsi yari yisunitse icyo gihe uza kwavuga he
nyine njye njya nkubwira hano hanze ngera nibuka ibintu byinshi icyo gihe ndabyibuka yarambwiye ati rwose dore igihe nahereye ubundi yajyaga anyirukana akambwira ati genda singusange hano tutanavuganye nabi kuko nabikubwiye ukuntu ninjiye nari mbyiteze akabyuka namaze kumutegurira amazi yo gukaraba ibintu byose yaniteguye yanambaye akambwira ati singusange hano wikundwa kaje nta kutagize ninze singusange hano Claudine ya nyine ubwo yanyirukanye nyine ariko n'ahandi hantu nifite kujya n'ubu ngana gutya sinzerera rwose na gahunda nahanye n'umuntu iyo ntashyizeho umutima cyane hari ubwo mbyibagirwa urumva rero nta handi hantu nari mfite nari umukristo usenga ndavuga nta kundi ubwo iyo ntari mu rugo ndi ku rusengero akanyirukana nkasohoka twari dufite uruzitiro rw'imiyenzi icyo gihe shagera nka rwirirwa inyuma habe no kwinjira habe no kugenda yagaruka saa 11 akarunsangaho atari kurihambira jambo yambwiraga nibyo urihambira atazi ko ntafite iyonge ngira nkinjira akambwira akagenda njya kuntunganyiriza icyumba nkajya kugitunganya nishimye neza nta n'umutima mubi yari yakwirukanye ntaho yabaga ukwiye ahantu hatabaho numvaga ngire ari nubwo yambwiraga ati ndakurambiwe ndakwirukana we cyangwa impamvu ugira gutya nuko najya nguhemba ejo naho zandi kwiganiriza iyo nkuru naho zanyiganiriza umwana tubana ndamubwira ni hari ibintu njya nibuka nkumva Imana yakoze umurimo nyine hari ntarajya kwiga yajyaga avuga ati impamvu ugira gutya nuko naguhemba tuvugana umushahara njye nguhemba se uzajya umemba ngahe ati nyine turumva sinarenza 5 okay nubwo uzajya uyama ukwezi kugashira 3 ubwo yaba yarakaye ati maze igihe kinini naguhemba akayabara umunsi umwe yarayabaze arabara niba ari 12,500 ngagiye kumpemba ahita ambwira cyajya naguhaye inkweto zaguraga 3,500 arayakata Claudine nkuru yawe ntabwo wajyaho ntibabaje irababaje ariko ntabwo ngenda kunze uburyo uyibara hatagira ngo vraiment sinzi kuko gera nta muntu narenganyiriza amateka y'ibyo nanyuzemo kuko yarayabaza ati cyajya naguhaye inkweto 3,500 arayakata ishati naguhaye yari yamenze niyakate nta kibazo arayakata asigazamo 5,500 ati rero aya niyo ngiye kuguhemba uhita ugenda nta kibazo arayakata reka nkubwira nta muntu ujya wira ati byiza ariko nari imfura uko yajyaga numa najyaga mbika ayo nsaguye nkayabika amaze kumpa bya 5,500 naho ubwo hari ayandi mfite atagenda ate tugenda uyanzanire banagenda yamuzana yageze mu 2,000 ndamubwira ntaya ngaya ni nayo nge natsagura arandeba tuzubuntu nakwirukana gute ati ntago mfite ukuntu nakwirukana guma aho ngaho nyine yajyaga afata umwanya akanyirukana ati genda nawe yarameze nkanjye akambwira ati mbere yo kugenda banza ujye kunzanira iki nkihuta nkagenda ibyo ntumye nkahita ku kanya akabona mugezeho ati yewe ati cyo koreka nkubwire gumaho sinkwirukanye gumaho nzajya ngutuma kuko uranyaruka uwo munsi nkabandokowe nuko yantumye nkihuta inkuru ubuhamya bwanjye ni burebure ariko igihe cyaje kugira nyine aravuga arambwira ngo iminsi nkumaranye ni myinshi noneho mvira mu bana rwose ugende uyu ni umunsi wa nyuma nanjye numva nari maze no gukura numva ibintu byiwe narabihaye nta bana bari mu kigero cyawe no ni imisha ntoya nareze rwose abana batoya nareze ni inkumi timvira mu bana ugende namubwira ariko ntabwo ikintu ukoze ari cyiza wari wihanganye n'ubundi umfata nduruhinja uko abivugaga iyo urwana rero ukagumya ukandira
nanjye rega ntabwo upfubye nabuhisemo, ntabwo niyize mbuhitamo. Rero nuko zikosa. Ubu se wabwirwa n'iki ko nzanakurerera? Mu by'ukuri mbivuga ntabwo nari nzi ko ibyo bihe bizagera, nkisanga ndi kumurerera kandi niko bimeze. Icyo gihe narabimubwiye, ndamubwira reka nigendere, ntabwo nigeze nkwanga, sinakwangiye abana, sinakwibye, sinakubeshye, numva icyo nari nkwiye gukora nagikoze. Dutandukana gutyo 2012 ngira ngo mu wa kane segonderi nubwo twatandukanye. Njya kubwira urusengero nasengeragamo, ndarubwira ni byanze banshyira mu bana, urusengero rwarihiriraga inzu rukanabatunga, nuko natandukanye n'uwo muryango. Ariko ntako batagize nabo, ntako batagize. none simbwira umumama aracyariho na pasiteri aracyariho, papa wagutoraguye? Bose barapfuye. Bose na muzehe yaripfiriye. Nyuma ntabwo mwigeze mwongera kubonana? Twarabonanye no kuri graduation yanjye ya 2019, muzehe yari ahari kuko umugore we yaramaze gupfa. Ariko nawe utumva ngo byari bimeze bityo ugere ngo yapfuye gutyo gusa tutongeye kuvugana. Twaravuganye mu burwayi bwe, naramusuye kuko ngewe ukuntu nteye mu miterere yanjye igera, singira inzika. Yewe niyo mbabaje uba wigoreye ubusa, mbabara umwanya muto nkarwara no kwigarura mu buzima. Uvuga nti ibintu byambayeho ninjya no kongeraho biranyangiriza ubusa gusa nkabyikuramo. So nawe rero yitahiye, yansabye imbabazi, arambwira ati mbabarira rwose. Ndamushingura neza. Yaricaye akwicaza ahantu akubwira ati mbabarira Claudine? Mbabarira rwose. Yakubwiye gute? Yarambwiye ati mbabarira, ibyabaye byarabaye kandi n'Imana yarategurije umutima wanjye. Hari igihe nigeze kurira ngira amarira menshi, ndavuga kubera iki umuntu kuki ateye atya. Numva mu mutima ni nk'ijwi ringaniriza rirambwira ngo rega kuri uyu mubona ntabwo ari mubi, ntabwo ari mubi. N'ukuntu angenza ndaburana, ukuntu nkora, ukuntu bigenda bitya, no, kuri ureba uriya mugore ateye nira miterere ye si mubi, niyo kamere yuko yitereye kuri ariko nta bundi bubi bundi. Kandi koko nanjye nk'ukuntu yanyirukanaga yansanga inyuma y'imiyenzi ati garuka. Ndavuga hari ubwo umuntu aba afite ibikomere bye, umunyabikomere wagiye kurera ubundi rero biba ari ibibazo. Nese imiriro ibiri yazimanya, umuriro umwe wazimye uwundi bishoboka. Ariko cyansabye imbabazi mu gutaha kwe rwose, kuko abantu bari bamuriho mu minsi ya nyuma. Ndibuka ko umwe yambwiye ngo mu magambo ya nyuma yavuze ngo Claudine ari heka ni gushaka. Ati se tubwira icyo umushakira tuze kumubwira kuko wabonaga ko ari we mwuka we wa nyuma. Hari ahantu namuguriye inzu, nkugurira inka izajya imukamirwa amata, timubimuhe. Urumva amayinda ahantu yari iri. So rero yatashye nta rubanza mufiteho. Iyi nzu yarayikuguriye? No, yari kwa kundi kwa nyuma. Avuga ko hari ibyo atakoze. Buriya ni nko kuba ati hari ibyo ntamukoreka nagomba kumukorera, ariko yatashye nta rubanza mfitanye nawe rwose. Rodi, akikubwira ibyo bintu byumvikane ko waciye mu bintu bikomeye cyane. Uwo muntu ni umuntu uri ukwiye kubera umubyeyi, ariko ku munota wa nyuma ati ndashaka Claudine, ndashaka umusaba imbabazi, atangiye kukubwira ayo magambo, ntabwo byagukozeho cyane? Njyewe umunsi ubundi mva mu rugo rwe nagiye narahiye, ndavuga ni Imana ntabwo nzongera gusubiza ibirenge byanjye aha hantu. Haragenda hacaho imyaka 3 ngira ngo ahindukira, twayadura no mu nzira, nkumva rwose namubona aturutse nkariya nkavuga ni no mwakata. Noneho twari turi mu bintu bya bindi bajya bakora basoje wa gatandatu ngo by'ingando, bagenda babarura ngo batanze mituweli. Ngeze ku rugo rumwe baramwe ngo kwajye gusura mama wawe, aterarembye. No, sinawe nge harano ninashaka zarembe naho nzajya. Bati nyamara uzajya gusura nyuko yararembye. Ati nta mutatanyweye ntaki.
abo bantu bahora bambwira reka nzajyeyo. Ngiyeyo nsanga ambwira ngo nimuvire mu bana, hari inzu yari yaranshyizemo y'igikoni irahita nakingwa ariya ndazamo, yagiye kunyirukana ariyo mvuyemo. Ngiye kubona mbona niyo bamushyizemo, ndavuga ni koko Mana ubu buzima ni fake. Mbona niyo bamushyizemo nyine yamaze kugera ahantu badagishaka no kumwikoza. Ndabaza ni mama Mariya batari hari. Kuki ariyo bamushyizemo? Wenda sinago namenye cyari cyarabaye kuko bari bafite ahantu henshi bari bafite ibintu, ntago nzi impamvu bari baramushyize. Musangamo mubonye kuntu yabaye, numva ngize agahinda, numva inkomanga mu mutima, ndavuga ni uko yabaye. Ndamureba akambwira ngo numvishije ngo warangije kwiga, ngo nabonye buruse ijya i Butare. None se wagiyeyo? Nkumva ibintu ari kumbwira nibyo nyine ngira ngo ubwonko bwe ahantu yahagarikiye kujya atekereza bisanzwe nk'uko ubwenge bwakora buri normal, naho byahagarikiye. Iyo nkuru niyo yari afite mu mutwe ko aho ibihe byari bigeze ibyo naranabirenze rwose. Ndamureba mvugana nawe yajya kwihindukiza kubera amahane nyine no gutinya avuga ati uyu mwana nayikoreye ibi. Ndabibona ko ashaka kwihindukiza, namaze mu muhindukiza se ati ndamuhindukiza. Naje kumuhindukiza arambwira ngo urakoze. Umuntu nzi kumusura kenshi bituma umutima ugenda uhambuka. Yagiye gutaha rero rwose nyumva no kujya kunsaba imbabazi, namaze kubibona ko kuko inshuro nari maze no kwa muganga naramusuraga, aravuga ati ntago kunsaba imbabazi byamukomere cyangwa ngiye kubyakira binkomerere. Narabyumvishe rwose kandi sinagira n'ikindi kintu ndenza. Navuze nti Imana nihishima kumucyura imucyure, nta rubanza dufitanye. Nuko byagenze. Pasiteri amaze kubona ko bakwirukanye nta kintu yakoze? Pasiteri gera ura n'umubyeyi mu bantu bose nahuye nabo muri iyi si, ura mubyeyi n'undi yaragumye akurikirana arabimenya aho urusengero rwanshyize mu bandi bana. Mituweli nawe wayishyuraga arayishyura. Birama mwumva ngo abantu biga ngo muri nayini ngo nibishyura barishyura. Yaragumyaga agatanga ayo mafaranga 10 na bingahe twasabwaga. Yarakurikiranaga akama n'itike akahaca akansanga mu rugo, yasanga nahari akabwira abana twabana akabwira ati amafaranga 2000 nsize nayitike ya Claudine amaze kuyamuha, asanga yasize. Yarankurikiranye rero kugeza n'umunsi yatashye, nuko yatashye nyine twese bidutunguye, ariko ntacyo atakoze. Birumvikana uyu munsi ntabwo uzi umuryango w'amaraso, ntabwo uzi aho ukomoka, ntabwo urigera ushakisha? Narashakishije. Warashakishije uraheba? Narashakishije, nagiye Gahini mu rusengero rw'Abangirikani ndirangisha. Icyo gihe Pasiteri Birindabagabo ni Bishop Birindabagabo atayarenga ariko niko babivuga. Ni nawe wavuze ati uyu mwana hano hari umwana ushakisha, atariko nta yandi makuru afite arenze, ati muri kubona yavuze umuntu uri umureba akabona aramuzi baza kuvuganira inyuma y'urusengero. Ndahagarara habura umuntu n'umwe uvuga, ariko icyo gihe nagendaga mvuga izina ry'umuntu bita Roza. Roza uwo ngo sinzi nuko yanje, ariko najyaga numva ari nkawe wari muri batisima. Roza yari nizina numvise imbere ya Jenoside? Simbizi nimba ari imbere, simbizi nimba ari inyuma. Ngewe icyo nakoraga numvaga hari izina ry'umuntu wambye mu butisima, numva ni Roza. Nkurikira icyo ndavuga ati byange bikunde urwo rusengero se yabarambyaremo mu butisima n'uruhe, ukangirikana rero twaduturanye niyo nagiyemo. Ndavuga nti habura Roza. Narashakishije ngika Rubamba ikigo cyahoze, ariko ngeze aho ndavuga nti ubwo abandi basigaye bajya ku macano bakajya gutanga ubuhamya, kananye ngeyo ndatanga ubuhamya bisanzwe. Nza kubona umuntu kuri telefone amamagara ati twakubanye tubona usa nk'umwana wacu,
naza tukareba nahamagawe n'abantu benshi umwe ngiyeyo ndamureba ndavuga nibyo nubwo ntafite amakuru ahagije ariko hari ibintu umuntu areba akavuga ati harimo ikintu okay. Njye narimaginaga nkavuga ngo nubwo ntafite amakuru yuzuye ariko abantu b'iwacu hari ukuntu bazaba bateye byange bikunde yenda njye ndi mugufi nzagenda yenda ku bugufi bwanjye ariko gutera gutya kwirabura nzafatira aho ngaho nzagera mfatira uwa mbere mugezeho murebye mbona nta kirere abana oya ni wowe ntago birimo njya ku wundi nawe ndamurebana wowe ntago birimo abo bandi bamamagaye mbarebye mbona harimo akantu ndavuga n'aba bantu birashoboka tereka dufatisha ibizamini turafatisha basanga biri negative ubwo rero inzira yo gushakisha iracyakomeje n'uyu munsi iracyakomeje cyakomeje wenda tutarajya mu gushakisha Claudine nabonye uvuga wirekuye useka inkuru ya uburyo uyibara biratangaje hari igihe ugana n'umuntu ufite igikomere ugasanga ararangwa n'amarira ararangwa n'akababaro muri we uragahisha wariyakiriye bimeze gute ndashaka kumenya muri wowe wumva umeze gute njyewe ntabwo ngahisha umuntu usahisha akababaro bigakunda hari ikintu utahisha hari ikintu utahisha njye nagize ibihe byo kurira bimwe ngenda mbyibuka nkibuka ukuntu najyaga ndarandira hari umunsi naraye ndira mbyuka igitanda cyuzuye narize gusa nawe aho ibyiso byabyimbye none se ubu nongere ngumye ndire nzageza hehe ntabwo nabishobora nyine ukuntu bigenda ntabwo ari uko ibitubabaza byabuze n'amateka yacu ubwacu yanakuriza ariko sha nabonye isi nta mbabazi ifite ugumye urira shamuteringi yu ugumye urira wazarira ibyo wasanga njye yaranshizemo yego nta sha ukomere cyane ni ukuri byanze kunze nubwo turimo turaseka igihe wansekeje wakira ngo turi mu kiganiro gisekeje gusa nabikunze ukomere cyane Claudine ukomere pe nya ngomba gukomera nko mu mezi 3 atambutse njye nanyuze mu bintu bikomeye njye nanyuze mu bintu ngezeho ndavuga nti nzongera kujya nicara nganire n'umuntu ariko ngira igihe cyo kwiyomora kubera nagize n'umugisha wo kwiga ibintu bya counseling ikintu kimbayeho ndabanza nkibaza n'uruhe ruhare mbifitemo nagize uruhe ruhare muri ibi bintu biri byambayeho ikintu usanze nta ruhare ngifitemo sha icyo ndakiyambura nshishikaye navuga ni iki kintu kijya inyuma yanjye kure iyo nsanze hari uruhare mbifitemo ni abantu se twagonganye niba umubabaro nagize waturutse kuri Gerard nkitekerezaho nkasanga mu mezi 2 mfashe nsanze mu gukomana kwanjye na Gerard ari ngiye wabigizemo uruhare fata umwanzuro nkaza kugusaba imbabazi ntago nge nabaho nikore imitwaro yawe shwi avuga nti mbabarira ubundi nkabitaho kuko naje gusanga kubabara hoza abantu bariwe twebwe turi kuvuga uyu munsi igihanda cyanjye nuko ntafite umuryango ariko shagera hari umuntu ufite igihanda cyuko ufite waramuzonze none se ubwo kugira ngo ngere mbiwo nguwo nanjye naho mfite aho kugira ngo nzonge oya uko nuko positive waje kwiga urangiza kaminuza naje ibutare oya naje kwiga hari hahandi nababwiye nari ndi muri famiye ariko igengwa n'urusengero navango ni famiye y'abana bafashwaga havuyemo umuntu umwe mu rusengero avango uyu mwana ngo namubonye ngo numva rwose ngo mwuka w'Imana ntegetse kumutwara nkajya kumurera turajyana turajyana rwose bari mu bantu bikomereza ndahabaye ndiga baramfashije Imana ibaho umugisha ngiye buri famiye yose natambutsemo ibyo nahuremo nabyo ntabwo mbyitayeho ariko byasunitse iminsi
nari hize ndi mu wa gatanu mu wa gatandatu 2015 nibwo natandukanye nabo. Nari maze kwiga segonderi nyirangije, maze umwaka nyirangije kuko ngomba no kujya kwiga, ariko bibabwiye numva ntago, urebye ntago bari babiganiriye. Umubyeyi w'umudamu yagize amarangamutima kuvuga ngo Imana yambwiye ibi, ariko ikigaragara ntago yari yabiganiriye n'umugabo. Bananirwa kumvikana ku kiri bukurikireho rero. Ntago n'ubundi nagombaga kwigira ubuntu, hari amafaranga nagombaga gutanga. So haburu yatanga muri bo rero. Ndavuga ndeka nigira inama ngane cyahoze ari CNLG, ndabibabwiye, babwiye nyine ukuntu bimeze inkuru yanjye, bati ni gute sabaho umuntu utazi wawe, ati ntago turakira abana bameze batyo, tugenda tuzaba tugusubiza. Ndagenda nyine njya kugumya guca mu ubwo buzima ntazi ukuntu bumeze. 2016 nza kumva umuntu, twari mu minsi yo kwibuka, uwo muntu ndumva mwaranaganiriye, umubyeyi mwita Ngukira, mwaraganiriye, nigeze kumubona ikiganiro, Josephine, naramwumvisha ari kuvuga kuri radio. Ndagenda ndamureba, ndamushakisha muri Kimironko, nazi naho ndi bushakira. Njya ku murenge navuga umuntu umeze gutya, bati uramushakira iki? Ngende impfubye numva yamfasha, numvisha uko avuga, numva ati bandangira urugo. Tugenda njyayo, namubwira mbwa ati rero tuzaze tujye muri CNLG. Tujye muri CNLG, abibabwiye batari ku mwana turamuzigeze kuzanga, baramfasha. Ariko barambwira ati genda tuzaguhamagara. Iyo genda tuzaguhamagara rero yaje kuva mu mugisha, baramuhamagara kuko barambwira bati twakuboneye ishuri Kitabi, twajya kwigayo, ariko birasaba umwana ufite amikoro nawe, uzatangirirwa minerivare, ariko se kwitunga bizagenda bite? Ningewe nimba mwabonye ishuri mumbwire. Ati ngaho genda. Hagiye ngewe rero ku runteye, mu byukuri naravuze niba Imana arakunze yuko umuntu adapfa, hari icyo yashyize mu bantu byanga bikunda. Ubu nakubwira ngo imiti kenye kwibuka ukanga se, ngewe nuko nabitekerezaga kandi n'ubu byatumye niga. Numvisha babamagaye tujya kwiga, mpamagara umuntu wese nigeze kumenya, ndamubwira nti wa mitike nabonye ishuri, bati ngiye kuhamara amafaranga arabonetse, njya kwiga. Niga Kitabi, nsanga hariho n'ababyeyi rwose, principal w'ikigo cyabo n'umubyeyi mwiza cyane, aramfasha. Ndiga gera mbona ndasoje ibintu by'ubukerarugendo. Uyu munsi ubayeho gute? Ufite akazi, utunzwe n'iki? Nasoje kwiga, nagiye nkora utuzi twinshi dutandukanye, ariko muri iyi minsi ntako mfite, ariko nagiye nkora utuzi dutandukanye rwose. Uyu munsi rero mbana na mugenzi wanjye, nyine turitunze, nyine tubaho mu bwo buzima, muracyashakisha ubuzima nanyuzemo n'ubwo bwari bugoye. Ubu umuntu arahatanye. Uyu munsi ni ubuzima butagoye cyane ugereranije n'ibyo waciyemo, gusa na n'ubu ntabwo byoroshye byanze bikunze. Nese mbwira, uyu munsi dushaka umuryango wawe, wenda tugerageze, wagerageje mu nsengero, ugerageza ku kinyamakuru kimwe kikorera kuri murandasi, reka tugerageze n'uyu munsi umuntu ukureba byanze bikunze, kwashakishe henshi akurebe, gusa icyo kuwumvise inkuru yumvise ko uri wo mu bice by'Uburasirazuba, ariko nta n'uwamenya no mu kindi gice cyose cy'u Rwanda abantu baragiye. Ntabwo Claudine azi ngo yavuye he, yagiye he, waje kwisanga uri Igahini. Uyu munsi Igahini ntabwo yigeze usubirayo? Njyayo nk'abandi bantu bisanzwe. Reka abantu bo mu Burasirazuba by'umweko baze kureba Claudine Uwamahoro. Ayo mazina ntabwo ariyo yene, amazina yaje gufata nyuma, ntabwo azi ayo yitwaga kuko yarakira umwana muto cyane. Ubwo urumva ku bantu navuga ngo bari kudukurikira muri kano kanya, barebe abantu babuze abana bari bakiri bato, ubwo bari munsi y'imyaka 4-3 gutyo, bareba. Ndakeka ko ari cyo kigero wari urimo, kuko urumva umwana muri icyo gihe wafataga bibero bakayimuha ushaka konka, no kuvuga nuko wari ucyonka, wari ukiri umwana muto cyane. Ubwo yere ku muntu
tuze gushyiraho nimero de telefone zawe wenda igihe umuntu ashobora kuvuga uti nazibuze hahandi tuzishyiraho wazitubwiye kugira ngo umuntu uri kutureba muri kano kanya abashe kuba yabona nimero de telefone zawe. Yego nkoresha 200 ariko MTN ni 0784 hakaba hari n'indi ba kuri WhatsApp ariko yo ni ya Tigo ni 0722 so nkagira rero nuko muri iyi minsi nsigaye numva ntago ndongera kwisubiza neza ku murongo ariko na nyuma y'ubwo buzima nanyuzemo naravuze nti kuki nshobora kwicara gutyo gusa. Mfite abana twavanye mu kigo aho bari ndahazi niyo nabonye uburyo ndagenda nkabasura ndavuga nti se ngishinge nkite ONG numva niwo murongo nari ngihaye mu by'ukuri wo kuvuga ngo reka ngishinge ngikore gutyo ari naho nahereye nshyiraho iriya channel ya YouTube yanjye yitwa The Reality mvuga ngo wenda nubwo nta binini nakora ariko abana baze batanga ubuhamya nkuko nanjye butanze ndabitangiza mbishyiraho gutyo nanjye bakoresha ibyo biganiro ariko nyine nta ukirangagere nubwo yego sinava ngo narakize 100% kuko amateka yanjye nago nayahunga ariko nanjye nkubwiye ngo nahora numva ayo maganya bene wacu buri munsi gera byageze aho numva umutwe uribanye numva umuntu kumbwira ngo njyewe ndavuga yuko wenda namenye ubwenge ndi gahini hari undi noneho uza akambwira ati mva nkubwire njyewe nukumeze ese we byagenze ute numva inkuru ye numva ni yindi undi akaza ati byagenze ndabifite ibiganiro nafashe nananiwe kubishyiraho kuko ngiramo hagati nkumva birananiye yewe kamanze nkusanya imbaraga nimara kubyumva neza kuko rwose nta miryango nigeze nkingirwa ntago navuga ngo haraho nabigejeje byanga gukora ariko hari n'abantu babona abana nkuko nyine akavuga ati reka simbizi uko babitekereza ariko nyabona ubonye impfubyi nk'iyo yifashe ntawe ubizi njya mvuga ngo papa iyo aza kumenya yuko tuzavamo abantu ntago kiriya gihe aba yaravuze ngo muve hano mugende kuko uyu munsi ndamusura muri graduation yanjye yari ahari bose nyine nkabareba kuko ngiye mba nibuka ukuntu inkuru yagenze ibintu byose twanyurana inzira yose twaciyemo ukuntu twararaga hanze twanyuzemo kari bibi nkibuka ibintu byinshi kuri bikrodi ese ubwira wa mugani wa muryango wa mbere wagufashe barahari ndabasura n'ababyeyi reka ukumva nta kibazo cyaheze gera nta na kimwe rwose hari ukuntu umuntu akora ibintu yiyererutsa kavuga ati kaniyererutse mbi inshuti ya Gerard kubera ko ndi kumwiyererutsaho ariko njyewe ntago nivuze Gerard ni inshuti yanjye shanungwa nkundura niyo twapfike ndagaruka avuga ngo rega gitakaje abantu ariko njyavuga ngo yaza kubimenya ko kiriya gihe abantu bazavamo abantu ntabwo aba yaravuze ngo yemwe bamumvira hano mugende namusaza wanjye nuko agize ibibazo agapfa yaramaze kuba umuntu Shapore yamaze kuba umuntu nubwo mwaturukaye mu kigo atari musaza wawe by'amaraso ko yariwe musaza wawe umusaza wawe muhuje ubuzima turi kumushyingura inkuru yanjye ni ndende turi kumushyingura hadutse umuntu ati yanenda irihe ati umwana ngo uyu wavuyemo kandi yarambwiye ko ari we mushiki we afite tubwo rero ugomba kujya ntunga nta kibazo none se gera ngiye nanga umwana njyewe naranzwe yego ariko ntago mfite mu mutima wanjye kumva nanga umuntu nanjye Imana yarirengagije abanyanga ikangira umuntu ntago nakora iryo kosa noneho nagiye kubona mbona namaje nise umwana yitwa ndetse yamwise Claudine ndikarabaye amazina rya yamuhaye izina ryanjye nabihungira he yego ubu wera Claudine ndi Nyirasenge
ntaho nabihugira buri Claudine, kwezi uri amazing kuvuga ngo buri kwezi meke Yeah. gashoboka ko bitatu by'amata bigiye ntacyo bintwaye kandi umwana azakura ndi nyirasenge ahubwo Imana ngiriye neza uwo mwana azi ko ndi nyirasenge ku giti urumva kandi nanjye ndabyakira Claudine uri umwana mwiza mu buzima gera reka nkubwire Yeah. ibintu twanyuzemo ibintu iki gihugu cyaciyemo cyarasandaguritse mu buryo bwose iyo uza kuvuga rero ngo yego twagiye tunyura mu maboko y'abantu ntakugumane kubw'impamvu ze bwite z'umutima we ariko hari n'abandi beza ahanze hari abantu beza akubwira ko ubaye mushiki wanjye pe bigakunda hari n'abandi babeshya ariko ibyo babeshya reka njye mbishyira ku ruhande ariko hari abantu beza avuga ati mbaye umubyeyi kandi rero twebwe ukuntu duteye abantu twakunze twahisemo nibo bahindutse umuryango wacu none se ubu nkoze ubukwe ubu ngubu wananirwa kuza ibukore umuhereke intwererano umuryango sesa nuko tubona umuryango cyane so rero ntabwo nihebye ngewe sinani kinyihebesheje ngo nuko nipfubye kuko nzi benshi bafite imiryango barimo bararira nge nta kibazo mfite aho mbaryamye nyine ikintu nirinda kuvuga ngo mbe ngenyine mu bwonko ne gutekereza ko nyine ndi impfubye nta nubwo bijya bimfata buriya kuko nzi ko ngize ikibazo ntabwira gusa nakubwira ngo narwaye nge yaraho nawe njya mpamagara hamwe kuko ntenye indwara ntenye indwara we iyo narwaye mba nikuniha iyo narwaye rero mfa kubyumva ndabanza nkabyumva mu mutwe nkahita nkahamagara nk'amatelefone nk'ane ku buryo abantu bane nashandikishije ntabwo hari buburemo byanga bikunde niyo atangiraho azajya ahora yandika Claudine waramutse ute urumva famiye twaremye waramutse ute wiriwe ute byagenze bite none se hari ikintu dukeneye aho kubiza urumva nyine ibi byo gushakisha famiye ni ukugira ngo umutima wawe utazabaho hari ikintu wishinja bati hari ikintu ntakoze kuko nanjye nicaye nkabona umwana abonye famiye ndavuga ariko buriya nazagiye ariko ubundi nta bindi nose ubundi narakuze ariko iyo famiye umuntu yakuze akarema niyo y'ingirakamaro. Claudine nishime kuganira nawe pe ntabwo nzi niba mbabaye cyangwa nishimye ndumva ntazi ibyo ari byo nishimye none surabazwa niki ufite nkoze ikiganiro kibabaje ko sinzi icyo ndi kumva mu mutima wanjye nezerwa nta mwanya uhari wo kubabara njyewe ejo bundi nyine nakubwiye ngo mu mezi 3 atambutse mpuye n'ibintu bikomeye yego ubu ntago najya ngo mbivuge gera ntago nzi umugore nzabawe yego shaka kuzisanga nawe umugore wanya kubaha ahantu cyangwa nawe ukabanya kubaho shaka kuzisanga abana banjye bavutse bakaba abandi bantu ejo rero bakazareba ati nyina yavuze ko yafashwe atyo kabaye ishwe urumva ndavuga byibura nkavugane ariko ibyo bintu byaranyigishije umuntu yambwiye ijambo arambwira ngo sinzi ikintu yambwiye numva kirababaje cyo gushaka kundobanura n'abana umuntu nari mumaraniye umwana ibyumweru 2 ndarana nawe ku buriri mutunza arya amafaranga yanjye harangije numva arandobanuye gera karambabaje numva binyibukije wa munsi kwa wa muntu nabaza nkubwira ambwira ngo mvira mu bana narakomeretse nabaye nkokomeretseho gato ambwira ni uracyafite iki kintu ntago mbizi rero nanjye ahantu ubuzima turi kurema ejo nzisanga n'umugore mu rugo twebwe twabuze amahirwe yo kurerwa n'imiryango yacu ariko twebwe tuzabona amahirwe yo gukora umuryango kandi abantu tuzarera ntago ari abazatuva mu nda gusa ibaze rero kuzasanga ndi wa mugore muhora umeze ati cyangwa wazamuye ibikomere mu mutima byo kuvuga ngo lisansi identity shagera hari ibintu bimbabaza
kubona umuntu yarasigaye gutyo ari umwe Yeah. ariko akaba atarabasha gukira bene ibyo bikomeye Yeah. birimo birica ubundi buzima yakagombye kuba afite ejo umuntu akure idashobora guterwa na buri wese. rero buriya niba hari ikintu abantu dukeneye Yeah. yaba abo bana turi kumwe muri famiye muri uwo muryango nabuze noneho uko ngiye kuwugenza kuko ibintu byose rero nabirangije nyine no kwandikisha ariko numva birananiye. Ikintu mbabwira ndababwira nti mwebwe ubuhangana n'ubuzima uriho kuko ahahise haragiye ahubwo wowe ntugumya kuhakurura harica aho uri kujya ejo uzaba umugabo ujye ukunja amavi mu gitanda ngo ndi imfubyi uzarinda usaza ujye uvuga ati mwamfungure ko ndi imfubyi kandi ufite imyaka 72. Urumva niyo mpamvu nkubwira ngo ikiganiro nyine ukoze kirababaje ariko nyine nezerwa ibyo uzumva n'abandi bari inyuma yanjye ngeze ubu ninjye wakiriye ubu nibwo bwa mbere nakiri umuntu ufite inkuru ibabaje ariko uzi kwigana mu buryo buri amazing, mu buryo useka udafite umunkanyari udafite ikintu cy'amarira ufite ukuntu wiyakiriye mbere ko mbyita niba utagira mu gitanda ngurire no wapi nta nubwo nyangira bya bihe ngo nicare mwe ngo uko ndi njyenyine bizagenda bite nakubwiye ngo mu mezi 3 atambutse narinda ahantu no kumamagara kuri telefone mbaze ngo urumva bimeze bite ntago nifite igisubizo kuko ibintu byampuriye ari nka bine kandi byose bikomeye ngomba kwigobotora kuri kimwe nkigobotora ku kindi ariko ndabone ibi ngomba kubirenga aho njya ni hanini kuruta ibimpuye nabyo. Abantu nyine baracyama amasomo ariko ngomba kumenya ko nahuye nawe akagira ibyo ahungabanya muri nge ntago nkwiriye kumufata nk'ikindi kintu kindi yari umwarimu waruje kunyigisha ahubwo isomo yamaye nararifashe niba rero narifashe nkaribona reka mutambuke unkomeze umuntu usarasibira nagahora yiga ngo yimuke Claude reka tugushime kubana natwe iki kiganiro washatse gushinga ONG kugira ngo ujye ufasha abana nkawe ubwo wenda ku muntu wabonye nimero de telefone zawe akaba afite ubushobozi nge nkunda kwivuga ni ufite ubushobozi hari ukuntu Imana igikorera mu bantu Imana ikaba yakubwira ngo ariko wafashije umuntu hari ukuntu tujye dutanga n'ibya 10 mu rusengero rimwe na rimwe ugasanga hari igihe mbamuna atari ngombwa hari abandi bakeneye ayo mafaranga icyo cya 10 kurenza wenda ku rusengero ukeneye amafaranga. I'm very sorry birashaka ko ibyo ndi kuvuga utabyemera ariko niba nawe hari ikintu umva cyo gufasha by'umweko ONG ya Claudine yifuza gushinga kugira ngo afasha abana bahuye n'ikibazo nk'ike n'ukuri pe urabukoze igikorwa gikomeye cyane urabubaye intumwa y'Imana kuri ino si kandi ukora akazi kawe neza byanze bikunze birashoboka ko wifuza gufasha abana nk'abo ngabo abafite ibibazo runaka. Claudine abizi kurenza uko ubizi yakubira mu mwanya wabyo kugira ngo abikore neza ni umukobwa w'imfura yabikora mu buryo bwa gipfura kandi nziko byagenda neza. Claudine wakoze cyane Imana ikurinde kandi nkwifurije gukomeza gukomera ikirenze kuri ibyo nkwifurije kubona ibyiza by'iyi si cyane cyane ukabona umuryango wawe waba uhari muri kano kanya sinzi aho ari ntabapfira gushira aho yaba ari ejo bundi uzaza utubwira inkuru nziza yuko uyu munsi wishimye wamubonye. Urakoze cyane.